warakakoze ndakubaza zamura niwe mbwira waragakoze mabusha attention udasubira ibyo wakoze ngo iki none ubu ngubu uramutse ubikoze ntitaye ku mafaranga yawe wamaye kandi gukurikirana akazi kawe ndagaye imbwa kazeze none nikore urebe mabusha nge ndahe nakubwiye ngo ndashaka amafaranga yanjye nikomesha karamabuje imico wadukanye ni bwoko ki iyi ubwo ngwiye imico yo gutangira abantu kuri portail ubishyuza amafaranga ntago nguhemba ngewe amafaranga nguhemba ni make hari wabikubeshye se mabuje abimbeshya se bimbeshya gute ahubwo hari wabimbwiye ibyo ntago mbikunda ntago mbishaka na gake rero mabuje nawe tuvuga ibintu dusubira ibindi yumva nkubwire ntago mbishaka ibyo bintu imico wadukanye sinyikunda habe na gake amafaranga warayagaye nguhemba ngize ukuri warayagaye wenda sinayagaye urumva yo mba narayagaye mba naragiye no gukora ku muturanyi ariko icyo nshaka kuvuga ibyo uvuga ndabyumva ariko se urambaza abo ntangira ndi umuzamu ko mba nibereye mu gikoni umva nkubwire ubundi uhagarara hariya uri umuzamu ko ari byo nkubaza hajya ninde natangiye uri umuzamu kuko ari mu gikoni uri umuzamu Sister umeze utese meze neza wow Mana ishimwe kumeze neza nanjye ndanezerewe mu mutima wanjye ho meze uteze nanjye ndumva mfite akanyamuneza ariko si cyane none se ku kibazo nakugejejeho nje kubasura muri uru rugo wacyakiriye gute wacyumvise gute rega buriya abantu b'abagabo ntabwo duhita dufata ibyemezo turabanza tukabitekerezaho tukabiha n'igihe ntabwo tubihubuka urumva ugitegereje iki ku mugore w'inshege w'inshinzi nkuriye oya sister nturakare sorry sindakare nturakare umugore utukana kuriya wagira ngo yaragiye ihene oya none kandi ntabwo yaragiye n'umugore wanjye umuntu uje kumusura mu rugo rwe mugiye kuganira narangiza gutuke agushibatuze kuriya nta soni afite ese ubwo umuntu utubaha umugabo we ntiyubahe na bashiki b'umugabo we ntiyubahe umuryango yashatsemo ni umugore cyangwa ni inshege nsubiza nkora namuza mu gikoni n'ikindi gihe n'undi munsi sinzongera kumva watangira abantu hariya urumva ako rero mabuja nawe uri ngewe urumva nta muntu wamutangira ibaze nawe umuntu winjira mu nzu nta n'iminota 5 irashira nkumva ibintu ngo ahubwo reka ninjire ndebe niba twatewe n'inuza n'imitiba y'inzuki nakwinjira nkumva ni igitanda kiri gukaka mabuja urumva ayo makuru mba ntakwiriye kuyamenyera kugiye ngo ndebe ko nazatera imbere buriya umva ibyo uvuga n'iki ko ntazi n'ibyo ari byo wirimo uvuga ibiki se mabuja bavuga ko utazi ibintu byavugiraga ku gitanda cyawe wari urimo muri babi igitanda cyanjye harimo muri babiri nyine ibyavugiraga tuvuga ko utabizi se ariko mesha ndayarwaye mu mutwe amakuru gutya ndayafata nketa nyafunga none urashaka kuvuga ko gusa hari icyo utumva shaka ko asohoka muri uru rugo nase kanze ngubaze sister nasohoka nzakurongora asohoke vuba ugarure mama Bera niwe dukeneye kuko uriya mugore ntago ari umugore ni shitani igenda wazanye muri uru rugo garura mama Bera yari afite imico myiza ahubwo njye mbona ikibazo cyari wowe ubwo rero usabwe kugarura mama Bera naho ubundi uriya nitumushaka ariko se reka nze mubaze sister ubundi mumfata nk'igiki uracangaha ukambwiraye abi wacu nabo bakambwiraye
uyu mugore ntunza aha nawe akambwira mama Bella nawe twahuranye nawe ntabanyoroheye yanyandikira message muragira ngo nzasare nziyahure muragira ngo nzakure gute mwagiye muma n'umutuzo n'agahenge nkitekereza ese ubundi iyo wirebye ubona uri muzima yo nirebye ubona uri muzima wombona ndi igipfu cyenda abona barakuroze kuko nta gutekereza kabiri mu bintu urimo uratekereza umva rero nkubwire wa mwana we nimba ushaka akazi ukaba ushaka n'amahoro funga umunwa bitabaye ibyo nta nubwo bazamenya aho nakunyujije kuko njyewe buriya ntago nkunda umwana umenyera ubundi ujya kumviriza mu cyumba cyanjye gute ibyo byo kumviriza urumva igere nkaho utabyumvise ahubwo wibuke ko njyewe mfite amakuru urumva none numara kwibuka ko mfite amakuru ugashaka kumfungisha umunwa uhita unangirira gutyo nkore mu kiganza arandoze barakuroze ubundi ujya kumuzana wari wabitekereje cyangwa mwahuriye mu muhanda cyangwa mu tubari upfa kumuzana ntukinareba ngo urebe mu rugo rwawe uko bimeze muri kampani uko bimeze imitungo irimo iraribwa na rubanda rwose ruciyeho warangiza ngo umugore usubira ni umugore cyangwa n'ingirwamugore sister nkeneye ko ngira inama itarimo guharabika no guserereza umva inama ngewe nkeneye kukugira rero ari nayo yanzanya nkeneye ko usohora uriya mugore akagenda niba utabikoze ngo ugarure mama Bella ngenda gukarabya ntuzongera kwitwa musaza wanjye ukundi turangizanye tubivemo ugize uti ngarure mama Bella umugarure bitari ibyo ndagusezera ugende uwarekuye umugore se nkarekana mama Bella nkiberaho njyenyine ibyo ntago bishoboka dukeneye ko usohora iriya shitani mu rugo hanyuma ukazana mama Bella mu rugo rwe wamutesheje abana umutesha kampani umutesha ibintu byose none kampani irarangiye abana bagiye gupfa nabi nawe ugiye kurangira nkaho utigeze ugira n'izina muri iki gihugu ibyo se urimo ni ibiki ariko semesha amafaranga nguhemba ntago ahagije wacecetse koko wacecetse hatajya n'umuntu uzongera kumva ibyo bintu koko wacecetse arahagije ariko ntawanga ijana murindi unyongereyeho taranti si yaba ahagije kurushaho okay singuhemba 30 yego reka nkongeho 5 ariko uceceke utazagira ubwubwirize nkuru rwose mbabarire sibyo 5 guceceka abuja ndumva ndi gushiririza ndagaruka oya reka tubirangize ushiririza byihorere bishirire wabyumvise ibyo nakubwiye bika ntuzagire umuntu ugura ibyo bintu urumva ariko ntago nabyemeye ahubwo reka mbanze ntunganye ibintu biri gushirira nabyo mu kanya ndabizi wabintukira urumva hanyuma ibyo ngibyo tuzabisubiraho urebe ukuntu wanankubira pa ngaho genda ubanguke bitaruraho bishyira hasi ugaruke hano tuvugane ndapfuye ubuse ndabyifata uriya muhungu koko kagiye kunkoraho oya ndamushukashuka mbimusibe mu mutwe icyo ashaka cyose ndagikora ariko mu forumate mu mutwe sister ndarushye kandi ndaremerewe ubu nanjye mfite umubabaro utakumvwa n'umuntu uwo ari we wese amagambo mbwiye n'inzozi maze iminsi ngira mbona abantu bicaye ahantu bari kujegeza ibintu bavuga izina ryanjye bavuga iby'imitungo yanjye na message maze iminsi mbonye uyu mugore uri muri uru rugo afitanye agakungu n'abasore bo muri kampani inama ngiye kwitekerezaho njye ndakubwiye ngo ntabyo kongera gusenga
hari aho amasengesho adakora ugafata indi myanzuro. Rero njyewe reka nigendere, usigare ubitekerezaho rwose, sinzahagaruka. Umeze ute musore bite ko mbona uje hano uje gute uje kureba nde? Bro meze neza kabisa. Ufite ikibazo ki? Nta kibazo mfite. So kugenda rero hari gahunda nari ndimo zihutirwa. Oya ntabwo nasohoka bro. Nubwo nguye ngo nta kibazo mfite ariko nshaka Angel. Ndamubona? Angel? Yeah, Angel. Muvuga gute gutyo nkande ko numva wagira ngo akuntu umusuzugura. Niba ushaka kumenya nyine wantwara neza nkakubwira Angel, ko twamenye. Umugore wanjye se? Wowe mbwira arahari cyangwa ntaho hari? Suka shaho ari kuza gukina hano. Ntabwo umva ndagaswe. Boss, wari uzi ko ndi imari? Ngiye ndi imari. Wowe ntwara neza nkukubita amakuru, sibyo? uri mari ki bimeze bitembwira. Wamaze kumfata neza? Fata neza nk'amata y'abashyitsi nkukubite amakuru. Mbwira champion afite ibintu byinshi biri kwa. Utamfata neza urashya. Ngo sohoka nki. Sohoka nki. Sohoka nki, sohoka nki. Sohoka nki. Uranyiteshe? Mbwira icyakuza. Angel urahari cyangwa? Wamuzanye tukaganira ukamenya amakuru agukiza. Ariko uyu muntu afite ibibazo nta buri bindi koko. Ariko njye ntabwo ndi ikibazo, ahubwo ndi igisubizo. We ntabyuze. We ntabyuze. Uragenzwe n'iki? Njye ndashaka Angel. Sohoka nawe hari. Ariko njye yarampitanye mu reka. Hasi ibintu nakubwiye wagiye kugenda ubivuga mwa. Oya reka sigaho. Ntabwo siko yambwiye. Ibintu ngagenda ngabyumva ku ruhande gahantu hose ngagenda byumva. Konze ko nta bantu nigeze mbibwira se. Abone uzaza ibibazo mu buzima bwanjye mwana. Kandi leta y'amavuta nagutumye ngo uzakore kwanye ku buja nturayizana. Hako se wagira ngo nyizane sinakwiye ko ngiye mfite Goliath mu rugo tubana mbana na Goliath. Abagira ngo ni mabuja. Wowe umwumva gutyo ku izina ntabwo ari wamubona. Ningo akari Goliath. Wumve ko ari Goliath ku rugamba. Urumva? N'ingabo n'ibyuma wagira ngo agiye kurwana n'ingabo 100 ari umwe wenyine. Ngo mabuja cyangwa uramwitiranye. Hako mabuja we nta atabaye n'umukare ntimwashobokana abaye adakari. Kubera iki? Umva nk'ukuntu uvuga nk'uri kurapa. Oya ndi kumwe na mabuja ndagenda nkagwa nk'imboga zikubiswe n'umwuka. Ngo navuga agahita mpereza ngoki. Kakanu wambwiye ko gupfa. Mabuja yarambwiye ngo nindeba nabi nkazanga. Warabimubwiye? Yarambwiye ngazakata ijose. Aha narabikubwiye rero. Nkubwire ari iki kizaje. Sinakubwiye ko ndi kwiga umushinga wo kuzuka. Urakina aho ibaze niba ari ako kantu yakubwiye konyine. None ngiye rero banza wibaze yuko mabuja urabyumva ubu ntabwo nta kintu namuhimba. Mani bimabuja ntabwo bidukunda uzagenda ukana litiro y'amavuta urumva gutangira. Litiro y'amavuta uzagenda uyizana uyu mwirengagize. We kagukoraho sarakuzi. Mabuja mwaje rya. Ari hano. Nyoko buja. Aya masaha. Nyoko buja. Uyo. Mbana. Aya masaha uri hano kuri iki? Mabuja nyine urumva urebye kwa turi mivuga butumwa. Uyu se muziranye. Twa turi ngenda nagiye kumureba hari gahunda ijyanye n'amasengesho. Gahunda y'izi saha muri iki gitondo. Ntacyo wari wakora ukabyuka ugenda. Ahubwo mabuja Yesu ashimwe. Uri ku muhanda wuzuye. Kristo yazakuzwe mabuja. Ahubwo yarimo arambwiriza ubutumwa bwiza. Kirangana nawe. Wowe uri wahehe? Yesu yaravuze ngo urumva bya Yesu bibimbwira. Amen. Yesu ntawe nzi ntabwo nkeneye kumenyeshwa nawe. Nakona yisetswa. Ariko n'umuvuga butumwa rwose. Abuvugira he? Abuvugira muri n'ubu narabwiriza ariko n'abandi benshi. Amubwire. Na ukibonana nanjye bwa mbere nakubwiye.
sinshaka akavuyo ka karitsiye na hehe hose urumva mabuja ko mbana asigaye mu rugo ngenyine mafite irungu rwose ukayisoza ko niba ari ko buje rikavuga yego ariko mwimvangira ninjagaraza mu mutwe ntabwo turi kukujagaraza kubwira umuntu umwe ndi kugira ngo akure kuvuga ngewe kugira ngo akure kuvuga ngewe ceceka wowe ceceka hanyuma yego isaha ni sangahe reba ku isaha niba nta n'ifite urebe ufite sangahe ntago wize wirebamo harya nanze ko nakomeje nagarukiye mu wa mbere isangahe ndabona ari saa mbiri none ndumva navuze mbana yo gusura umuvandimwe uvuye kugura ikibiriti oya mabuja ndabizi ibiriti se niho bintu ngese nazanye ikarito yuzuye nazanye igikarito cyuzuye kirahari mu rugo uri hano uko nuko navuze nyaruke ndebe uyu muvandimwe imyitwarire yawe imaze urumva turanaturanye nyine muri karitsiye mu rugo kwivuka imyitwarire yawe imaze kurambirana ariko mabuja ceceka rero tutaravuga byinshi yego bitanavuye nta magambo menshi wongeraho ijambo nk'ukatandi mabuja wenda basi wambabariye wenda ugakuraho 500 avuyeho urimo 500 mabuja urimo 500 nanzi kugiye kuyakora none uyongeye koko ndakubwiye ngo basi mbabare wenda kuri ayo 500 birabibumbi 10 ubwo 10 rivuyeho samaje ko numva sigaye utiyamara homwa caho ugende jya mu byo warugiyemo arimo satani mabuja nakubwiye ngo ni gorilla ibyo wivu ntabwo mwiboneye ubwo uzongere none uvuge ngo mabuje umushahara bawumaze nzongera kurirwa nkubwira byinshi buriya rero Joshua impamvu mba nkutumyeho hari ibintu mba maze kubona muri company nkabona ntabwo bisobanutse neza mbona utuntu tw'udukundi bicara bakora utunama baganira ukabona yuko bikanze igihe cyose ninjiye muri company kandi nyuma y'utwo tunama twose ugenda ukabona nsigaye mbwira abantu ntibumve niba basigaye barabonye undi boss niba basigaye barabonye undi ubayobora niba basigaye barabonye undi nyiri company ibyo bintu nibyo ntaramenya wowe ubibona ute muri company tumaranyemo igihe uzi twese dukuraho ubuzima dushakamo amaronko ubibona uti kandi nawe mbabona ushaka kujya muri karaga kungu ntabwo ndamenya ibyo ari byo ariko impamvu mba nkuhamagaye nuko mbabona basi hari ukuntu binyifura ukajya kure yabo gato ariko ibintu murimo ntabwo mbizi kandi buriya igihe cyose umuntu aha agaciro akazi igihe atakikarimo ariko iyo akikarimo aba yumva ari ibintu bisanzwe mumeze nk'aba bandi bavuze ngo karushya isaba ibi bintu uri kubona muri ibyo mbona nawe n'ibyo ubona bimeze bite bose ndakumva ibyo mbwiye byose ndabyumva cyane ariko mpereye kuri njye niheraho ako gakungu ntako najyamo ku mpamvu imwe gusa yo kuba ngewe nkiri ku ntebe y'ishuri nagiye mbona abantu biga bakaba bashomeri ariko nge kugira ngo wenda ukuri kwanjye kumve ni gute naba ngize amahirwe ukampa akazi nkajya mu gakundi gashobora kuba kanyirukanisha ubu se umuryango wanjye nawe utungisha iki wenda aho ngo urabasha kunyumva naho ku bijyanye n'imihindagurikire ya company yawe biragaragara harimo abantu harimo ibintu bisa n'ibigare ndetse buri ubwo mbona nsa nk'ugenda mbegera ngiye mbashaka amakuru kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bitazitwa ko nari ndimo wenda igihe uzantunga ukambaza amakuru ari niyo mpamvu urakoze cyane kumumagaranije hano n'ubundi numva ko tugiye kuganira kuri company cyangwa se umuntu aranabikeka kuko nta kindi kintu tujya tuganira ndabibona urarakaye ariko no kuvuga ngo igihe icyo ngomba gukora ngomba kugufasha company tukayikora tukayizamura ikazamuka ikagera ku rundi rwego ikava ku rwego nayisanzeho ariyo mpamvu twumva kureba turiya dukunda uvuze ndatubona ku buryo nawe icyo usabwa nari nibagiwe gato icyo usabwa company yawe ongera uyihereza umwanya uboneke ku bufatanye nanjye company irajya ku murongo y'abakozi badashobotse
nka boss wacu ushobora kubarebamo niyo yaba ari njye ukamwirukana ukazana undi hano hanze hari abantu bakeneye akazi. bivuze ngo ndimwe mu mpamvu yatumye company igenda nabi. Biragaragara boss, biragaragara ari nayo mpamvu musaba ngo waboneka ko nkanjye urabona wangiriye icyizere unshyira muri management. Ntabwo nawe mahirwe ngomba kuyapfusha gusa kandi ibintu byose iterambere rya company yawe byose mba mbireba. Biragaragara ko biri gusubira inyuma. Duhereye ku mpamvu imwe yo kuba wahaguruka ukaza ugasa nkongera ugashyiramo kandi kabaraga nanjye nkaboneka nk'umuntu ugufasha niba unyizera yazamuka ikagera kure kabisa. Dasho bintu mbwiye ndabyumvise kandi ngiye kubiha agaciro. Niba narabaye impamvu yo gutuma company yanjye isubira inyuma ngiye kwihugukira. Icyo uzamfasha nk'umuntu ukurikirana amakuru ya byose kandi uzi byose uzabaremesha utwo tunama utwo dukundi nuko uzamfasha kugenda unyereka n'iki baganira n'iki gituma bigumura n'iki bipfira hehe nyuma yuko batari kundeba. Ayo makuru ndayashaka kwarangiza tugasubiza company ku murongo. Kandi ikindi niteguye gusubiza ibaruwa wanyenekeye usaba kongezwa umushahara. Ntugire ikibazo nta kibazo kibirimo. Nacyo ndakigushimiye boss. Ikizima nuko ngiye ntagomba gutatira igihango. Buri igihango numva ntatatira n'igihe wanyemereraga kumpa akazi kandi abandi basoza kwiga bagashoma hanze anga. Icyo ndakigufashamo. Ahubwo kubera ko n'ubundi ngemba numva mu kazi mfite courage. Ndumva icyo ngicyo wenda twakirekera n'undi nkasubira kuri company aba nkurikiranira imikorere uko imeze. Ndumva hari twabikora. Joshua courage ku kazi kandi buriya kuba nagwamaga nuko nkwizera. Komeza ubu mwizerwa muhere amakuru ku gihe nubona hari n'ikindi twakora ucimbwira. koze ndabikora neza kabisa nta kibazo. Hanyuma rero ongerejwe imana ni kuvuga ngo nibyo nakubwiraga. Yego. Hari utumisi yo nshaka kujyamo, hari n'aga company nkoramo n'utundi tumisi yo kwaje. Hanyuma ndumva aribyo nakubwiraga. Hari urabona abagabo dushakishiriza henshi. Nibyo. Bivuze ngo rero niyo mpamvu nshaka kugusigira hari ahantu mu rugo. Sibyo? Kuko nawe narabonye nakwizera ukaba wamfasha hanyuma kazajya kaba kose ugahita umbwira. Sibyo? Ngomba kubwira kabisa nta kintu ntakubwira. Bofre wamfashe neza. Ndumva ari ibyo biranagaragara rwose umeze neza cyane. Ariko noneho haraza akantu k'akarusho kugira gute ko kumenya ko nge ntagihari muri izo nshingano kuko niba ngiye kujya kuri cyane kuko mutanye iyo mubwiye ngo muze kuki mutazi mugenda muza gake gake uhagarara hamwe buze niba ngiye kujya kure cyane nkuko nakubwiraga. Sibyo? Ugomba kuhansigarira ukamenya ko ari nkawe nsigiye rwa rugo buri kamwe kose kagenda kabera hari mu rugo ukaba ari wowe umbera umumanajya niko navuga hariya muri rwa rugo. Sibyo? Ndumva byazakunda kubera ko hari twinshi nagiye mbona ariko ntibibaye ngombwa ko mbasha kuba mpari hafi ngo nkomeze mbikurikirane. None se Bofre nyine sister uzamubwira ko ngomba kumucunga nyine nka urakoze cyane. Ntago yemerewe kumenya ko uri kumucunga. Ni mwibanga. Ni mwibanga rikomeye cyane kuko nubundi urabona niba wizera ko twabanye neza buri kimwe cyose n'undi tuzagenda tufatanya mpaka bigenza gute n'undi ugeze ku rwego ugera ariko bitewe nuko nawe unyere ku bunyangamugayo bwawe mu rugo rwanjye. Nubizi ntago ari ngombwa ko ndakwemera bro. Ntago ari ngombwa wamfashe neza. Ntago ari ngombwa ko navuga ngo reka nkusubiriremo ko abimenya. Wowe urabikora mwibanga
bitewe n'abantu bagenda baza hariya mu rugo batandukanye ukajya ugira gute ukajya umenyesha nose nanyinja nyine ambaza ko hari ikintu wenda waba warambwiye nzamwihorere burundu nkanire burundu oya ibyo byo kukwinja nawe umaze kuba mukuru ubwo si uyu ukuntu wahita umugobye sinabura n'ikintu mubeshya ntabwo ukuntu mubeshya kugira ngo bigende gute kugira ngo atagira akantu na kamwe amenye icyo kintu nugikorereza abari bayikosa rimwe kandi ushobora kuzaryicuza ntago naguhemukira n'ibintu wankoreye kandi nizere yuko uzankora n'ibirenze kabisa uya nzagukorera ese urabona ukomeza uku nguku tutagiye kuvuga wenda si ukuvuga ngo ni ukubeshya uko uhagaze gutya uzabirenza aho ugenda ugera ku rundi rwego bitewe n'imyitwarire uranshimishije byada nicyo rero ni gake gake ubundi kirakubahiriza inshingano ukamfasha kuko nanjye sinahabwo ushaka urugo rwanjye rubamo agatotsi cyangwa rugire gute hagira ikintu cyawonze shiduka urugo rwanjye rwasenyutse Imana izagufashe kabisa uhahe uronke nanjye ngomeze nibereho neza nayo ko maze kuyaga kurusha ko nari imeze sibyo maze kumera neza kubera we kabisa ikiriho wowe byiza biri imbere siko bajya bavuga wubahiriza inshingano ntungire nk'umuntu nk'uko njye naba nyine ntibereye sibyo ngomba kubikora neza kabisa ewa nzagucungira sister nta n'ikintu azamenya yawe nawe nta kintu agomba kumenya ndabikwizeza ariko nawe nyine ujye umvugisha kuri phone sibyo ujye umvugisha nyine mbaze ngo bimeze bite kuri phone n'ubundi nakuvugisha ariko ikiriho gishoboka nuko ibyo bintu nuramuka ubikoze neza njye ubwanjye tuvuye mu ibyo bintu numva nawe uba ufite utugambo twinshi ugenda umbwira ngo kuri phone gusa buri gihe sinkuvugisha kandi n'ubundi kiriho niba nsize iyo misiyo kugira nta mayinite bafite urabizi urumva ako uzajya yaba sibyo niba nsize iyo misiyo nyiguhaye kugira agira n'akantu kaba nyine nkubwire wenda nk'akantu gatunguranye uzajya umpa nyine mega cyangwa umpa amayinite nyine nkubwire ibyo byose biroroshye wowe ikizima nuko tugiye gutangirana gutyo ukamenya ngo nimpaguruka ejo bundi ngiye uzahita ushingwa ni ukuvuga ngo nzakuramo ikirenge uhita ushingamo ikirenge mu nshingano z'iki z'urugo ndaruguhaye ntumva ngo ndaruguhaye ndavuga ngo ushobora kugurisha imitungo yanjye cyangwa inzu yanjye cyangwa se iki kandi bofre nawe biruzanye nese ibyo ngibyo byo nabikora nubwo ibyo bintu byose ubona ugezeho ntabwo nubwo nabitekereza ibyo bintu byose ugezeho nubwo ubana na mushiki wawe ariko si ubikugurira byose ni njyewe ubigura ubwo rero bivuze ngo ugiye guhagarara mu nshingano bizahita bisa nkaho uri muri ikorera ntibaza ari ibyo ngibyo niyo mpamvu nafashaga akanya ngo aguhamagara ngo tugendane kuri uyu muhanda tugende tuganira sibyo ndakize karabaye kabisa Imana yaduhuje irarenzaho niyo mpamvu nakuzanye ngo tuganire muri harimo meze mutese tumeze neza mbona hano wagira ngo hari irungu se ururimo wenyine ubundi ndubanamo nande se none se uba wenyine madamu niba uri madamu niba uri umukobwa niba uri umuki simbizi sinzi uwo uri we sinzi n'icyo uri cyo kubaza ibibazo byinshi nibarura wajemo bimeze biti rero urashaka iki uragenzwa n'iki mbwira shakaga madamu Angel madamu Angel umuzihe bimeze bite bagushakira iki inshuti yanjye twariganye Angel ni inshuti yawe inshuti yanjye Angel ni inshuti yawe arahari se ngo musuhuze nari nciyeho Angel ntawe uhari
ko nakuze mu nshuti ze. Birashoboka ko utanzi kuko kenshi yonje ntabwo njya nkubona. Mva mubwiza ukuri rero, sinshaka akavuye mu rugo rwanjye. Mu nshuti z'umuryango ntabwo nkuzimo, usibye no kukumenya sinshaka no kukumenya. Sinshaka izo sirikasiyo mu rugo rwanjye, ako kavuyo, ku kajagari. Mwari muzi ko ari bya bindi bisanzwe muza mukikorera ibyo mushaka rero ntare. Bonye ukuntu warunuyeho urugi, bonye ukuntu uza wiruka. Bya bindi mumenyerere ngo aya masasi mba mari mba nagiye ku kazi nikuje. Uru rugo ntago ari urw'umupfakazi, uru rugo rufite nyirarwo. Urimo uranyumva? Sinshaka akavuyo n'undi munsi. Mujye mugenda ubwo burara bwanyu n'ubwo mu mayibobo bwanyu mu bukore iyo muba muri. Kuko ukuntu winjiye ntabwo winjiye nk'umugore wiyubashye. Iyo utiyubashye niwe ubaha n'abandi. Maze kubona yuko iyo ntiriwe mu rugo haba ibintu byinshi hano mu rugo rwanjye. Nimwe mpamvu z'ibibazo byose umuntu aba agenda ahura nabyo. Ngaho vuga ibyo uvuga, mbwira ibyo ushaka, genda ujye ugiye mwajyaga. Nari maciye ngo musuhuze, nta kidasanzwe ariko sinzi ndabona utishimye. Nta byishimo nkukeneyeho. Uwashakaga ntumubonye, genda. Ushaka kumpa ibyishimo? Oya. None uricara hano niba utampa ibyishimo urakora iki hano? Ko washakaga wamubuze, ukaba utenda kwicara hano ngo umpe ibyishimo, wicara hano ukora iki? Sawa, ntugire ikibazo, ntibikurakaze, ntibikubabaze, ntabwo nzi impamvu umeze gutya, ariko nasuhuzaga mugenzi wanjye nari nciyeho. Kuba utazi impamvu umeze gutya, nta nubwo ufite impamvu yo kumenya impamvu umeze gutya. Uwashakaga wamubuze, caho ugenda. Sawa nyine naza umubwire ko twamubuze. Numa mfite uwo mwanya? Sawa sawa. Cyende ntambuko ni mayibobo gusa. Uwavutse ni uruha koko. Nanjye amaze kubona ko navukiye ku rugo. Kigera nk'izi. Ariko koko amatwi ari mu rupfu ntiyumva. Bangiriye inama kuva kare kose. Ariko nanga kumva ngo mbonye umukobwa mwiza. Baciye umugani mu Kinyarwanda ngo ubunisha itambu gato n'urwo wari wambaye. Cyo koza ndabonye ningira umugisha. Nkongera kubaka urugo nkagira amahoro. Sinzongera kwanga kugirwa inama. Kagira inkuru rero. Ubu rero wari uzi ko ntazagufata. Iminsi y'imujura ni 40. Ndashaka amafaranga yanjye. Bavuje ko amaye amafaranga untega n'iminsi. Ngiye nakubwiye ko akazi kawe ngomba gukurikirana ikindi. Nakubwiye imitwe myinshi tugomba gukoresha kugira ngo akazi. Ko naguhaye amafaranga ko naguhaye amafaranga ni naguhaye ngo ujye gushinga banki yawe. Naguhaye ngo yahera ndetse urambikira suri banki wowe. Ko naguhaye amafaranga ngo ukoreshe ibyo gomba kuyakoresha. Bavuje ngiye amaye akazi ntabwo amaye ngo nkubikire. None wakabimenye waragakoze. Warakakoze. Ndakubaza. Zamura niwe mbwira waragakoze.
mabusha attention udasubira ibyo wakoze ngo iki none ubu ngubu uramutse ubikoze nitaye ku mafaranga yawe wamaye kandi gukurikirana akazi kawe ndagaye imbwa nyakazeze noneho mbikore urebe mabusha nge ndahe nakubwiye ngo ndashaka amafaranga yanjye hasoni uratinyuka ukagira zamura iyo sura ibi ntazi niyo biri bakubwira ndashaka amafaranga yanjye ariko mabusha ntabwo njyewe naguhaye ngo mbike ntabwo uri banki yanjye wowe nari mfite aho ngomba kuyabika ndashaka amafaranga yanjye ziba ntacyo ubwira ni igiki cyo uranganga uzajye kundega kuri RIB nkurega kuri RIB ki cyangwa uzajye nakwihaniye se kuko n'ubundi ikintu cyose turi gukora ntago cyemewe najya kugeza kuri RIB ntabanjije kushyira ikuzimu bikore ugende ukirishemo nkushyirisha he muri RIB uzana umfungisha ujya kurya ibiryo bya leta se hejuru iki nanje nkakuhonda nkakuramo ubwo bujiji n'ubugoryi ufite ibyo byarigaritse byamaze imitungo y'abantu mupagasi wawe wundi uzazana kankoraho uzagukoraho ntugire ngo ninjye wakwihanganira undi wazana ukamukubita gutya se wamukura wese ko nkukubita gutyo erega mbaye ingoma y'abapolisi nushaka uba ingoma y'abarangi soni urajya aho ngaho bakanga nizo zirirwa bahonda rero iz'abapolisi bazihonda rimwe ku cyumweru ariko izindi zihora zihonda ntukazajya unkanga rero ukuntu bimeze ibiki umva nkubwire urampa amafaranga yanjye n'utayampa urisanga kwa basogokuru bawe ikuzimu njye ndashaka amafaranga yanjye senkesha tumaje kunkura ntabwo ibyinshi ndimo kubibara uzakubitwa rumwe ukubita n'izindi ugere ku ijana ujye ukubita mu nkesha tumaje kunkubita amaje kuvunjamo wamaye miliyoni imwe ubwo hasigaye 200,000 njye naguhaye miliyoni wibagiwe n'amafaranga naba naraguhaye ese uragira ngo nkwigishe nte kugira ngo wumve ariko ni nanjye wakwiteza kudakubita imbwa byorora imisega umuginga nkaye miliyoni imwe umaze kugura agakoti ntako wagiraga umaze kugura urukweto wari warishwe ni na bodaboda za 200 z'igihumbi ngwampaye miliyoni imwe urimo urankina ku mubyimba hejuru y'ibyanjye gutyo kumagaze ndahenze urahenze ntiwongera no kunkoraho ntagukoraho suri cy'Imana ngaho ibeshye kabi wongera kunkoraho we naguhonda nkakugira ifu nkabifu ukabifuse ahubwo nkabifu ya indi bamena hano kuko nta nuwagukoramo igikoma ngakunywa iriya barikisha ubugari oye uninde wakunywa se bagushyira hasi mu mucanga umufuka gutwara soni kudakubita imbwa zo njyewe reka nkubwiye twumvikane bigo bwa mbere n'urwa nyuma mpagaze hano mvugana nawe sinshaka kuvugana n'imisega nk'abantu bameze nkamwe urajya urakaraga ubwanwa warogoshe urabyinira mu mari zanjye ntago njyewe nshaka kuzongera guhagarara mvugana nawe urame amafaranga yanjye niba utayampa nakubwira ndagusangisha bene wanyu kuzimu ntugire ngo birarangirira hano umva nkubwire ntukankange nta kinkangaho ndambiwe abantu nkamwe baba muri fake life badashinga badashinga fake life uraciritse bro uraciriritse toka we zaga kwanuma amafaranga yanjye uko ariyo wagira ngo cyari ibijuru bore byiza nibyo byananiranye nawe genda uzahura n'isi ikakwigisha izi nkiza ariko nzazibundamo amafaranga inkuru nzahurera